Imana igiye gukora ibitangaza, Imana igiye kubahora ubuzima bwawe. Wowe Imana ikugenzuye byakubera byiza. Reka nkomeze abantu bari guca mu bigeragezo, mbabwira ngo ntimugire ubwoba, muriza kurindira muri ibyo urimo unyuramo kugeza igihe izagutabarira. Tugihuza amaso arakira, akinyumva arakira, akizera arakira. Uri mu bukode nibyo, ariko igihe cy'Imana nebonema nikigera, amaraso ya Yesu akuraho ibyaha, akuraho indwara, abohora umuntu. Batangira kubaza ngo uyu si we wari impumyi, uyu si we wari indaya, matisi yawe igiye kuba nzima, ugiye gutwita. Bazabaza ngo byagenze bite? Abantu baze dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, kandi hanyuma barisangize na bagenzi babo. Turagushimiye Mana kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya w'igiciro, umwanya wo kugukorera. Reka abantu bose bazadukurikira cyangwa se abatwumva uyu munsi, iri jambo rigiye gusohoka rizarema ibitangaza, rizahindura ibintu byinshi muri bo. Urakoze kubitwemereye, ngo mfasha nanjye wicaye hano, ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo kubwiriza buboneke kuri nge, kugira ngo iki kiganiro ntigitace mu matwi y'abantu ngo gihunguke mu yandi, ahubwo gitanga umusaruro mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Turaza gusoma ijambo ry'Imana umwanya utari munini cyane, ndabemerera ko nzagaruka, ndahari. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9. Mu nkundire duse n'abasoma imirongo myinshi ko ndaza kuvuga umwanya muto. Duhere ku murongo waho wa mbere, basi tuze kugeza hepfo ku 8. Muri Yohana ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yego. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha ninde wakoze icyaha? Yego. N'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yego. Muhiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Yego. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi ayatobesha kondo. Yego. Akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'ababonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati si we, abandi bati si we, cyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Imana ibaho umugisha. Reka turekeraho. Karibu rero. Amen. Uyu ni umuntu Bibiliya ivuze wavutse ari impumyi, ngo igihe kimwe ari mu nzira agenda, ntago birivuze niba bari bamurandase cyangwa niba yarigenzaga kwa kundi bagendana agakoni, akubitana na Yesu ngo bahure. Habaho ikintu gikomeye. Abigishwa ngo bamubonye baratangara, kubera ko uyu muntu ahantu hajya amaso
ubundi bavuga ko nta hari hariho, nta hari hahari, ntaho yagiraga. Batangazwa n'ibyo, bibatera kubaza Yesu. Baramwegera baramubaza bati, mwigisha, turifuza kukubaza kandi nawe utubwire, ese mu by'ukuri uyu muntu ufite iki kibazo ko yavutse ari impumyi, ni icyaha yakoze cyangwa ni ababyeyi be? Ibi bibazo byamubayeho niwe wabyizaniye? Ese cyaba ari igihano cyatumye amera uku nguku? Impamvu ni iyihe? Bakenera kumenya, bakenera gusobanukirwa. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabahindukirira, arabareba, arabaganirira, cyangwa se arababwira ngo ari uyu, ari n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ibi bintu byabaye kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Abigishwa ba Yesu baramwegera, baramubaza ngo dukeneye gusobanukirwa, tubwire. Kandi koko abantu niko bameze. Iyo uri mu gihe cy'ibibazo, abantu bose, abo mwabanye, abo mwasenganye, abo mwaririmbanye, abo wahanuriye, abo wabwirije, abo wabatije, abo wahaye igaburo, bakwigiraho uburimiro. Ni uko abantu bameze. Niba bikubaho, niba biri kukubaho, nshuti yanjye, reka ngukomeze nkubwire ngo ihangane, komera, bizashira. Haleluya. Komera, 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 bizarangira, bizashira. Baramubwira ngo tubwire, dukeneye kumenya. Hari n'abajya gusenga, hari abantu bajya gusenga bakavuga ngo reka tujye kubaza, ese kubera iki, reka aba ari njye wivuga, kubera iki Pastor Xavier byagenze uku nuko? Hari abandi bazi guca imanza, baturiya mugabo, uriya mugore twari twarabivuze ko urugo atazarushobora, twari twarabivuze ko Imana izamwanika, twari twarabivuze ko izamukoza isoni, twari twararega, bakazana amayerekwa. Niko abantu bari, niko abantu bameze, niko abantu bateye. Ngo begera Yesu, bumva bakeneye kumenya. Ariko reka mbabwire nshuti yanjye, menya ibyawe. Ese wowe kuca imanza, wowe uri umukristo? Se wowe urakijijwe? Yobu yigeze abwira inshuti ze, arababwira ngo ariko mwebwe, yemwe bacamanza, yemwe muvuga ko Imana igiye guhana abantu kubera ibyaha, yemwe muvuga ko abantu impamvu urugo rwamunaniye, impamvu atabyaye, yagiye yarakuyemo inda, ururarwa n'ibindi mujya muvuga. Ese reka mbabaze, wowe Imana ikugenzuye, byakubera byiza? Murakoze, reka dukomeze. Wowe Imana ikugenzuye ikagushyira ku munzani, byakubera byiza? Nibyo koko uyu munsi Imana yafashe abapasiteri, abakozi b'Imana bari ku isahani, barimo baragaburira abantu, ndavuga babaye iciro ry'imigani. Ariko yemwe wowe Imana ikugenzuye byakubera byiza? Yesu ngo yitegereze aba bantu, asanga ibyo barimo bavuga
ntabwo ari urukundo, ntabwo ari uko bashaka bagiriye uyu muntu imbabazi, ahubwo ni amatiku. Arababwira ngo uyu mubona nta cyaha yakoze, ntabwo ibiri kumubaho ari ibihano, ntabwo ari guca muri izi ntambara kubera ko ari ibihano, ntabwo urugo rurimo ibibazo kubera igihano, ntabwo yabuze urubyaro kubera ari igihano. Oya, ntabwo arwaye ko indwara arwaye ntabwo ari igihano. Mwihangane, ngira ngo singira ibikabyo byinshi, ariko mwihangane mwumve ijambo ry'Imana. Ntabwo ari igihano, ahubwo ibyabaye, ibiri kukubaho, ibyo uri kunyuramo. Reka mbabwire, hari igihe Imana idutereka aha kugira ngo tubere abandi isomo, tubere abandi abantu batwigireho. Ugasanga umuntu yarwaye uburwayi bwo mu mutwe, ni umusazi, mu muhanda yambaye ubusa. Imana ntabwo imwanga, ahubwo ni mwarimu, ni mwarimu wawe. Kubera iki ngewe ntasaze? Wakagombye kujya wibaza ngo kubera iki atari nge byabayeho? Ese yaba ari nge byabayeho, abantu bari kwifata gute? Byari kugenda bite? Arababwira ngo uriya nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ibintu byabaye, ibyari kunyuramo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mu yandi magambo, reka nkomeze abantu bari guca mu bigeragezo, mbabwira ngo ntimugire ubwoba, muri igishoro cy'Imana, kandi ntabwo Imana yagutakaza, ntabwo byakunda. Izakurindira muri izo ntambara, izakurindira muri ibyo bibazo, izakurindira muri ayo magorwa, izakurindira muri ayo makuba, izakurindira muri ibyo urimo unyuramo, kugeza igihe izagutabarira. Kandi umugambi wayo ni uwo kugutabara, ni uwo kukunezeza, ni uwo guhindura amateka yawe. Nyuma y'urwo rugamba uri kunyuramo, nyuma y'izi ntambara ziri mu rugo rwawe, nyuma y'aya makuba ari iwawe, nyuma y'ubu bushomeri, nyuma y'ibi bigeragezo uri kunyuramo, reka nkubwire, abantu bazaza bakubaze ngo byagenze biti, habaye iki, ko tumwibuka. Ngo Yesu arababwira ngo nkiri mu isi nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye. Umva ahantu nashakaga cyane, ngo acira amacandwe hasi. Yesu ajya akora uko ashaka. Hari uwo yabwiye, ni Barutolomayo, yaramubwiye ngo kwizera kwe kuragukijije, ariko undi atoba kondo. Nimunyumve mbabwire, ntabwo inzira yo gutabarwa kwawe ariyo yasaviye. Kandi reka nguhumurize, nta muntu uzatwara umugisha wawe, ntawe uhari. Nta muntu uzatwara umugisha wawe, ntawe uhari. Ahangaha nicaye, hari abantu Imana yateguye ko turi buhure, kandi bari buze gufashwa uko byamera kose. Inzira yose byaza gucamo, Uwimana yateguye ko ari bukire kuri iri jambo. Tugihuza amaso arakira, akinyumva arakira, akizera arakira, tukibonana. Niba Imana yateguye ko imuha akazi biciye muri iri jambo, arakakira. Ngo atoba kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda ugiserowamu wiyuhagire. Iyo igihe cy'Imana cyageze, inshuti zanjye, ntabwo ugomba umuntu ukurandata. Igitangaza kiraturika. Reka mbabaze, muze kutwandikira muri komantere, mutubwire ninde muntu warandase uyu muntu ko yagiye yari impumyi? Ninde muntu wamurandase ko Bibiliya itamuvuga? Ko Bibiliya ivuga ko yagiye kuri Serowamu. Ninde muntu wamujyanye?
yahabwiwe n'iki? tuzi umutima, wihagarika umutima, wivuga ngo biracitse. Igihe cy'Imana nikigera uzajya mu kazi bazaguhamagara. Igihe cy'Imana nikigera uyu musore azagushaka. Igihe cy'Imana nikigera uyu mukobwa wanze kukwemera azakwemera. Igihe cy'Imana nikigera inzu uzayubaka uri mu bukode n'ibyo. Ariko igihe cy'Imana nebonema nikigera hari ibintu bizahinduka. Umenye ngo igihe cyageze. Ninde wamujyanye Serowamu? Kubera ko igihe cyari cyageze, kubera ko nyiri igitangaza bari bahuye, kubera ko nyiri imirimo bari bahuye, ngo arijyana ajya Serowamu. Ngo agezeyo arakaraba. Ntago Bibiliya ivuga inshuro yakarabye. Akora mu mazi. Asobanura iki? Amaraso ya Yesu. Asobanura iki? Amaraso ya Yesu. Ubuhumyi burashira, ubusinzi burashira. Iyo umuntu yakarabye amaraso ya Yesu, ubusambanyi bukurwaho, ubujura bukurwaho, ibyaha bikurwaho, akaba muzima. Indwara zirakira. Amaraso ya Yesu akuraho ibyaha, akuraho indwara, abohora umuntu, akuraho inzingo. Abari barazinzwe barazingurwa. Haleluya. Amaraso ya Yesu ngo ajya mu kidendezi cyitwa Serowamu. Ikidendezi ni amaraso ya Yesu. Ayo maraso ngo arakaraba, ayashyire mu maso, ubuhumyi burarangira. Ibyo atabona agatangira kubibona, abataraza atangira kubabona, kubamenya. Abo batahuraga batangira guhura nabo. Ngo aragaruka, tugiye gusenga. Ngo agaruke, hari abantu bari bamuzi, bari basanzwe bamuzi mu bibazo, bari basanzwe bamuzi mu ntambara, bari basanzwe bamuzi ari umusinzi, bari basanzwe bamuzi arara ku muhanda ateze, bari basanzwe bamuzi yarabyariye iwabo, bari basanzwe bamuzi atarakaraba, atari yahura na Yesu. Ngo bamubonye yagiye gusenga, yakijijwe, batangira kubaza ngo uyu si we wari impumyi? Uyu si we wari indaya? Uyu si we wamenaga amazu y'abandi? Uyu si we wari umujura? Uyu si we wari warazengereje abantu? Uyu si we wasikuzaga abantu amashakoshi? Uyu si we watoboraga amazu? Uyu si we wari watemaga abantu? Uyu si we wari warafunzwe kubera kwica? Uyu si we wafunzwe azira gukuramo inda? None se byagenze bite ko tubona yahindutse? Ko atakigenda yinyaraho mu muhanda, ko atakigenda agwagwana, ko atakirara ku muhanda ateza abagabo? Byagenze bite? Bamwe bati mwibeshye, si we. Abandi bati ni we. Bamwe bati si we, icyakora asa nawe. Baramwegera, baramubaza ngo byagenze bite? Reka nkubwire, Imana igiye gukora ibitangaza kuri wowe. Abantu babaze ngo byagenze bite? De lanche do benefore gray. Ndafashijwe. Imana igiye gukora ibitangaza. Imana igiye kubahora ubuzima bwawe. Imana igiye kubukura aho bakuzirikiye. Imana igiye kubukura mu ntambara umazemo imyaka. Imana igiye gusobanura ibyawe bidasobanutse. Imana igiye kuguterura muri ubwo buzima. Matisi yawe igiye kuba nzima. Ugiye gutwita, bazabaza ngo byagenze bite? Ugiye kubyara, babaze ngo byagenze bite? N'abakuzinze ubwabo bazabaza ngo ko yazanye umwana habaye iki? Kubera iki? Yakarabye amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Barabaza ngo byagenze bite? Umva, rindira gato. Bagiye kubaza ngo byagenze bite? Yabonye ibyangombwa ryari? Yakijijwe ryari? Yihannye ryari?
habaye iki ko tumuzi ari umusinzi? habaye iki? yatobye akondo akansiga ku maso, ndahumuka. ndatangaza ko igihe cyawe kigeze. ugiye kuva mu rwihisho, ugiye kuva mu bwihisho, ugiye kuva mu buhungiro, ugiye kuva aho wari uri, ugiye kuva mu byo wari urimo, ugiye kuva ahantu bari baragutaye, ugiye kugaragara. abatakuvugishaga bagiye kukuvugisha. uyu muntu akiri impumyi nta wamuvugishaga, niyo yasabaga umuntu. bamwe bamuhaga ibiceri bikora n'ibidakora, bamuhaga ibibara n'ibitabara, nta wamwegeraga. bari bamuzi ko ari umunyabibazo, bari bamuzi ko nta kindi yabamarira uretse gusaba. ariko abantu bagiye kukubonamo umumaro, bagiye kukubonamo uw'agaciro. wahuye na Yesu ucyumvira ijambo, bagiye kukubonamo uw'agaciro. babaze ngo byagenze bite? habaye iki? yakize ryari? yabonye akazi ryari? yabonye urugo ryari? yakijijwe ryari? yaretse uburaya ryari? yaretse ubusinzi ryari? yaretse kujya mu bapfumu ryari? yaretse kuraguza ryari? uzababwire ngo nahuye na Yesu atoba akondo, atoba mu buzima, ansiga ku maso. mwakire neza ijambo ry'Imana. ndagira ngo dusenge. ndashaka kugusengera. ntabwo nzi ahantu umaze igihe, ntabwo nzi ibyo umaze iminsi, ntabwo nzi ubuhumyi wahuye nabwo, ntabwo nzi ibibazo wahuye nabyo, ntabwo nzi intambara ntabwo nzi ahantu uhagaze uyu munsi, ariko ndagira ngo ukomere dusenga n'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, lebo se contre de vaille, senge aba bantu banteze amatwi. iri jambo niribabohore, abantu batangire babaze ngo byagenze biti. uhereye uyu mwanya iri jambo ryinjira mu nda z'aba bamama, abatabyaraga babyare, abari bafitemo uburwayi bukire, abantu babazanye ngo byagenze biti. iri jambo ryinjira mu biganza by'abantu bakoraga ntibagire ikintu bakira, abantu batangire babazanye ngo byagenze biti. iri jambo ryinjira mu mitima y'aba bantu bari baraboshywe n'ubuntu n'ibyaha, bakizwe. abari babazi babaze ngo byagenze biti. uhindura amateka ku bantu bawe. turagushimiye ko byumvise, tugushimiye ko bikoze, tugushimiye ko ugiye gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. amen. Amen. murakoze cyane rero umukozi w'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ibarinde, ibongere imbaraga amavuta. kandi n'abadukurikiye turabashimira. mukore komenti ku biganiro byacu, rwose mujye mwumva ibiganiro kugira ngo Imana nayo ikeneye kugira ngo namwe muhindukire muyikorere, kuko ijambo ry'Imana ni ryiza kuri twebwe ku bana b'abantu, kuko kuba tukiriho ni Imana itubeshejeho. reka turye ku biryo by'Imana yatugeneye muri uyu mwanya. murakoze cyane kandi namwe ibarinde, ibakomeze. Imana ibaho umugisha. Yego.